Mwiriwe neza, reka tuganire kuri kino kintu. Twagize tuti ubwoba n'icyizere zahabu y'idini. Ubwoba n'icyizere zahabu y'idini. Spinoza aratubwira ati idini, ubwo ubona abantu benshi biruka mu butayu ngo bagiye gusenga, bagakora ingendo nyobokamana, abantu bakirirwa barwana n'abayobozi basanzwe ba politiki batumvikana, kandi ukabona abantu baritabira iby'idini ariko ibikorwa byagombye kubateza imbere bindi ntibabyitabire. Rimwe na rimwe usanga rwose ari ikintu umuntu yagombye gusesengura akavuga ati izo mbaraga zituma abantu bajya mu idini uwo mwanya, ariko umuyobozi usanzwe ntibahite bamwumva, kandi umuyobozi wenda yashaka kubereka ibintu byiza. Urugero, umuyobozi akababwira ati mureke twubake umusarani cyangwa twubake infrastructure izi n'izi hafi y'isoko cyangwa hafi y'akagari mwese mukoresha, cyangwa dusane amashuri y'abana banyu, bye bakabigendamo gake. Ariko pasiteri yavuga ati muzane amaturo n'ibya cumi twubake ku rusengero, bagahita babyitabira. Ukaba wakibaza uti rero abantu ni ugukunda Imana, abantu ni ugutumwa n'Imana bituma bitabira izo gahunda za pasiteri ariko ntibitabire izindi gahunda zagombye kubagirira akamaro. Ukibaza uti rero izo mbaraga zikurura abantu zibajyana mu idini zituruka he? Spinoza yaravuze ati ni imbaraga ebyiri gusa, ni ubwoba n'icyizere. Ubwoba bwa gehenomu n'icyizere cy'ijuru. Ibyo bintu nibyo bikurura abantu, bisunikira abantu kwa padiri na pasiteri cyangwa kwa shehe, ukagira ngo ni Imana irimo kuvugira mu mitima yabo. Nta Mana yera yirabura yigeze ikorera mu mutima w'umuyoboke cyangwa umutima w'umuyobozi we, kuko twumvise yuko Imana ni kamere, Imana ntiyobokwa, Imana ntikenera kwishima kuko itari hanze yawe. Turebe rero rino jambo ryanditse mu gitabo cy'ubuhanga kitagaragara muri Bibiliya zose, ariko byibuza umuntu wasengeye muri Eglise Katolike cyane cyane igihe yabaga yapfushije yumvise rino jambo risomwa ngo roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana kandi nta n'igitotezo kizongera kuzigeraho cyangwa kubageraho. Uwo muntu yagiye he? Kandi ko nawe ubwawe umaze kwivugira ko atari intungane kuko urimo ntabwo ari byo. Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, ntabwo ari byo. Imana nta biganza igira, Imana nta hantu ibika roho, Imana nta hantu ibika roho, hera hirabura ntahahari. Ahubwo umubiri na roho Spinoza yakweretse ko ari ikintu kimwe, ari ikintu kimwe. Ariko twakomeje tuvuga tuti ubwoba
n'icyizere ni zahabu y'idini. Ntabwo dushatse gusenya amadini kuko tuzi akamaro kayo. Akamaro ka mbere nayo guturisha abantu badashobora kwitekerereza ku bijyanye n'Imana. Ni akamaro ka mbere k'abantu badashobora kubaho bishimye batazi mu gihe batazi ko Imana iyoboye ubuzima bwabo. Kandi ibyo byishimo bishoboka kuko ibyishimo abandi tubikura kumenya yuko Imana ari kamere, Imana atari umuyobozi wacu tugomba kuyoboka. Ubwo rero Imana ifasha abo bantu, wa muntu wumva yafasha mugenzi we, yakunda mugenzi we kuko Imana izamuhemba. Atliste uko dukeneye ko abantu bakundana banafatanya, iyo afashijwe n'ibyo bintu, nubwo biri ibintu philosophically bitashyigikirwa mu rwego rwa filozofi ya Spinoza, ariko tuba tumwumva tukavuga tuti byibuza abayeho atuje, anahaye amahoro abandi, anafasha n'abandi kubwo gutinya Gehinomu idahari no gukunda Imana idahari. Mu yandi magambo, ako ni akamaro k'idini kamwe. Akandi kamaro k'idini ni akagaragara inyuma, bya bikorwa by'urukundo, amashuri, ibitaro, byose ibyo bintu ni byiza. Ni encadrement y'urubyiruko, ni encadrement y'abakuze, ni encadrement y'abantu badafite ababitaho, ibyo nabyo nta kibazo. Ariko society ubundi ubwazo n'abantu bagombye kumenya gufashanya bashingiye ku bwenge, kuko twamenye yuko imibereho myiza y'abandi, imibereho myiza ya mugenzi wacu, gufasha abandi, natwe nitwe tuba twifashije nubwo nta Mana izabiduhembera. Gukundana nicyo kintu cyiza, nubwo nta Mana izakubabarira, izagufasha ngo nawe wakunze abandi. Ibintu bya karma ntabwo tubyemera. Icyo tuzi gusa nuko inabi ibisuni ikora ku bantu bose nawe utasigaye, ineza igakora kuri bose nawe udasigaye. Tuba tugaragaje gusa yuko gutinya Gehinomu no gushaka guhungira muri paradizo, gusezeranya ubugingo budashira, nicyo kintu gisunikira abantu kwa padiri, kwa pasiteri no kwa shehe. Ariko ntabwo wavuga ngo impamvu abantu batumva abanyapolitike wenda bafite na politike nziza zo gufasha wenda abaturage, ahubwo bakaba bakumva umupasiteri yabaroha atabaroha bakamuyoboka n'imbaraga nyinshi. Ntabwo ari Imana iba yavuganye n'abo bantu bagiye kwa pasiteri, ahubwo ni ubwoba bwa Gehinomu no guhunga, bashaka guhungira muri paradizo kandi idahari, cyangwa ubugingo bw'iteka. Ikindi kintu ni ugushaka meaning, kubaho ubuzima bufite meaning. Kwa pasiteri no kwa padiri baguha buri gihe meaning y'igicupuri, ariko byanze bikunze ibafasha gutekana. Kuko umuntu wagize accident aba ashaka kumva ko hari Imana ibyumva, yumva situation.